itandukaniro rya purigatori n'ikuzimu ntabwo ari rirerire cyane, bisa naho byegeranye. N'inkingi eshatu zari zishigikiye ubuyobe bwari bukomeje itorero gatolika ry'i Roma, kuko papa yavuga ko ari gutegeka leta, ariko Martin Luther avuga ngo ntabwo ibyanditswe bivuga ko umwepiskopi ategeka leta, ahubwo leta itegeka umwepiskopi kuko ntari umuturage wayo. Iyo abantu basoma baramurikirwa, iyo abantu basoma barahumekerwa, iyo abantu basoma baremezwa. Papa uriho uyu munsi hari icyo yavuze kuri purigatori. Mu ndahiro yaravuze ngo uyu mwaka uraba umwaka w'ubuntu, nubanga imyuka myinshi iri muri purigatori, umubare w'abazababarirwa uziyongera biturutse kuri we. None se purigatori na kuzimu biratandukana? Umuntu utagihumeka ntiyakira umugisha, umuntu utagihumeka ntiyakira umuvumo, umuntu utagihumeka ntiyumva. Niba umuntu adatekereza, ni kuki Yesu yahamagaye Lazaro akamwumva? Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga kakwihebura kandi reka kurira, yayindi yatura Lazaro bijyanyene. Reka kwihebura kandi reka kurira, yayindi yahungana Ana bijyanyene. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisaba muri kumwe nanjye Manakiza Edouard. Abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge ikinyabwisha shalom shalom. Turakunda ni gusenga buri munsi. Abari ku mugabane wa Burayi shalom, abari ku mugabane wa Aziya shalom, abari ku mugabane wa Amerika turabaramukije, abari ku mugabane wa Oceania shalom. Turakunda mwese turabake gusenga Evi, nkuko mubona kuri kamera za gusenga Evi. Turi kumwe na Dr. Revera Pasiteri Mazibirego. Uraho? Uraho neza. Amakuru turakomeye, Imana iracaturinze. Amakuru y'umuryango ni bazima, barimo barashima Imana. Imana ishima ko bari amahoro. Pasiteri, watangira gusuhuza abantu bari banakumbuye ko umaze iminsi utahari, warafashe urugendo. Niyo mpamvu abantu benshi batari bamaze iminsi bakubona, ariko Imana ishima ko yakurinze mu rugendo ukabugarusa amahoro. Watangira basuhuza abantu bari banagukumbuye. Abo tudaherukanye turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi mwakire n'intasho zo mu mahanga twari twagiyemo. Murakoze, Imana iduhane umugisha. Pasiteri, mwatangira murasenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza uyu mwanya mwiza w'ingenzi. Ntabwo ari benshi bawubona, ariko turawuhawe kubw'urukundo rwawe, kuko watubeshejeho ukarinda ubugingo bwacu. Haba n'iminsi twatandukanye twabonye ukuboko kwawe, wabanye natwe, ubwiza bwawe bwatugose impande zose, nta gikuba cyacitse mu miryango yacu. None uyu mwanya tugiye kongera gusangiza abatugana ibyanditswe byera, ari ryo jambo ryawe, ari wo mutsima w'ubugingo w'uyu munsi. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Turi imbere yawe kugira ngo utuyobore, ubane natwe kandi utegure imitima y'abera baza kumva ijambo ryawe. Ubutumwa bwiza bwamamara mu mahanga yose babashe guhindura, babashe kongera kwizera, kandi bukomeza abera, kugira ngo ugaruka mu gihe gito uje gushikira itorero, abantu benshi bazagusanganire bakwiteguye. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze. Pasiteri, ushize tuganiraho ku mahame 95 ya Martin Luther. Pasiteri, uyu munsi turashaka kubaza ikibazo ku ihame rya 16. Ese Pasiteri, ko dushambere, ese Pasiteri, ihame rya 16 rivuga ngo iki? Ihame rya 16 ritubwira amagambo akurikira. Riravuga ngo itandukaniro rya purigatori n'ikuzimu ntabwo ari rirerire cyane, bisa naho byegeranye. Noneho mu gihe mu ijuru bari mu byishimo, haravuga ngo ikuzimu baba bari mu bwihebe busesuye. Kandi noneho rero purigatori na kuzimu biregeranye, niko rivuga. Noneho muri gitabo bahinduye mu Kidage bagishira mu Gifaransa, baravuga ngo la différence entre le purgatoire et l'enfer en est moindre.
none aravuga ngo au ciel règne la sécurité totale pendant que dans l'enfer le désespoir est complet. Le purgatoire est proche de l'enfer, c'est-à-dire année voisine. Purgatori na enfer biregeranye. Ariko none ijuru iyo rifite ibyishimo, enfer ikuzimu iri mu majune, iri mu mubabaro, ibiri mu kaga, iri mu bwihebe. Kandi noneho purgatoire na kuzimu ni inshuti kuko zegeranye, niko rivuga ni rya 16. Urakoze Pastor. Ese ayo mahame yose uko ari 95 yari agamije iki? Ayo mahame ya Martin Luther yasohoye tariki 31 z'ukwezi kwa 10 1517 yaragamije guhangana n'inkingi eshatu zari zishigikiye ubuyobe bwari bukomeje itorero Gatolika ry'i Roma. Iya mbere nuko yazisohoye ashaka guhangana n'inzego zimikwa mu itorero ry'i Roma, bavuga ko umwepiskopi mukuru ari we papa yahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira muri Mateyo 28:18 avuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende, ni Yesu Kristo abivuze. Ariko iryo hame rivuga ko papa yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, Martin Luther amaze kumenya Imana no kurabukwa biramubabaza, ahagurukira guhangana n'ibyo bintu. Kandi noneho rero amashami 3 yari yigize iyo nkingi. Irya mbere nuko yagiraga ubutware mu ijuru no mu isi, akaba yahana abo mu itorero n'abo hanze y'itorero. Irya kabiri, Martin Luther yerekanye ko leta biri mu nshingano zayo gukosora amahano akorerwa mu itorero ry'i Roma, ndetse bishoboka akaba yahindura n'umwepiskopi. Leta ikaba yagira ubushobozi bwo guhindura n'umwepiskopi mu gihe abogamiye iyo leta, kuko papa yavuga ko ari utegeka leta. Ariko Martin Luther avuga ngo ntabwo ibyanditswe yavuga ko umwepiskopi ategeka leta, ahubwo leta itegeka umwepiskopi kuko ntari umuturage wayo. Iya gatatu, ishami rya gatatu, yavugaga ko gusobanura ibyanditswe byera bitari mu bushobozi buheruka bwa papa. Yasobanura ibyanditswe byera ariko ntabwo yarusha Imana yahumetse ibyo byanditswe byera. Ntabwo rero biri mu bushobozi buheruka, kuko Imana ihora ihumeka inspiration ku bantu. Iyo abantu basoma baramurikirwa, iyo abantu basoma barahumekerwa, iyo abantu basoma baremezwa, hakagira impinduka mu byanditswe byera ariko biturutse ku Mana. Ntabwo rero ari we ufite ubusobanuro biheruka ku byanditswe byera. Inkingi ya kabiri yarwanije gukiranuka biturutse mu masakaramento uko ari 7. Arabirwanya cyane, aravuga ngo kwizera niko konyine gutsindishiriza umwizera. Avuga ngo seule la foi sauve l'homme, réserve la chose inutile. Nuvuga ngo arwanya iryo hame. None ishami rya kabiri ry'iryo hame rya kabiri aravuga ngo ubuntu bw'Imana twahawe ntabwo tubuhabwa kuko twasohoje umubare w'amasakramento. Uvuga ngo la grâce ne s'obtient pas par les sacrements. Noneho ishami rya gatatu aravuga ngo igaburo ryera n'umubatizo niyo mihango ikomeye yasigaye kandi Yesu yadusigiye. Ariko umuntu wese wabyawe ubwa kabiri, kuko n'abahinduka umutambyi, nawe yatanga igaburo kandi yabatiza. Noneho inkingi ya gatatu yarwanije iyobokamana ry'itorero Gatolika. Aravuga tumva noneho rero umukristo wizeye kwizera Yesu Kristo n'amaraso ye byonyine bihesha uwizera wese guhinduka umutambyi nyakuri. Narizo mpamvu muri Petero ya mbere 2 umurongo wa 9 avuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abatambyi b'ubwami, muri ishanga ryera, muri abantu Imana yaronse kugira ngo bwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco w'itangaza. Ni ukuvuga ngo umukristo nyakuri wizeye Kristo, kubwo kwizera Imana imugira umutambyi wujuje ibyangombwa, yatanga igaburo, yabatiza.
noneho ya kabiri umukristo w'inyangamugayo nawe ubayeho mu buryo bwo kwizera. Uko kwizera kwamuhesha gukora imirimo myiza atabiheshejwe n'amasakaramentu. Ngizi inkingi eshatu yarwanye nazo n'amashami yazo, niwo wari umugambi, kwari uguhangana. Icyo gihe papa wari uhari ni Leo wa 10, niwe bahanganye 1517. Izi ngingo rero zisohoye tariki 31 z'uko kwezi kwa 10, azimanika ku muryango w'urusengero rwo Wittenberg mu Budage, kuko yari umudage Martin Luther, ashaka kwereka abantu ukuri nyako uturuka mu byanditswe byera. Urakoze pastor. None se purgatori ibaho? Iryo jambo riva he? Purgatori iba mu bitekerezo. Ni imyumvire gusa bahawe mu mihango, yo bita ngo imihango. Babyumva mu myumvire ko ari isi yaremwe n'abantu. Eugene wa 4, umupapa witwa Eugene wa 4, 1434 yatangije umubatizo w'abana. 1439 atangiza noneho purgatori, abaremera isi yindi tuwe n'abantu bashobora kuba bari ahantu baruhukiye barapfuye, ariko bakaba bagira ibyiringiro ko amasengesho y'abera bari hejuru abasha kubahindura. Nuvuga ngo abari hejuru bashobora gusengera bari muri purgatoire, niko yabeshaga, noneho bagatangira guhinduka buhoro buhoro ku buryo bashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ubwo rero ico cari ikinyoma, abantu bapfuye ntibatekereza ubundi. Noneho rero iryo jambo ahubwo ryakomotse kuri uwo Eugene wa 4. Noneho iryo jambo nta niriboneka muri Bibiliya ngo tuvuge ngo ni ibyanditswe byera, ahubwo ni igitekerezo. Ubwo purgatoire iriho mu gitekerezo, ariko iyo si ntayihari. Urakoze pastor. Papa uriho uyu munsi hari ico yavuze kuri purgatoire? Yarabivuze mu ndahiro, yaravuze ngo uyu mwaka uraba umwaka w'ubuntu. Nubango imyuka myinshi iri muri purgatoire, umubare w'abazababarirwa uziyongera biturutse kuri we. Ubu rero hari ico yabivuze, kuko yavuze ngo abapapa bari basanzwe bababariraga imyuka iri muri purgatoire ikaja muri paradizo, ariko noneho umwaka uzaba utandukanye n'indi myaka udasanzwe, kuko hazababarirwa imyuka myinshi iri muri purgatoire. Naco ni ikinyoma. None se purgatori na kuzimu biratandukana? Imyumvire ubundi ntibyagatandukanye, ariko abavuga ko purgatori, imyuka iri muri purgatori ishobora gutaha mu ijuru kubera imbabazi z'Imana biturutse mu masengesho y'abakiriho, ico ni ikinyoma. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga kuzimu, umubwiriza igice cya 9:5 haravuga ngo abariho bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntaco bazi. Noneho ku murongo wa 10 haravuga ngo umurimo wose werekeje amaboko yawe ukorana umwete, kuko hari ikuzimu ugiye kuzaja, nta kumenya, nta gutekereza, nta n'imigambi ishobora kuhabera, nta na gahunda y'ubuzima. Nuvuga ngo kuko uwo mwuka uri muri purgatoire bawuhimbiye kuba ushobora kuba wagira amahirwe yo kugirirwa impuhwe, ariko ikuzimu nta muntu utekereza. Kandi Martin Luther yaravuze ngo kuzimu na purgatoire ni inshuti kuko byegeranye. Ubu nuvuga ngo purgatoire ni yindi kuzimu, kandi nta muntu uvi kuzimu kubwo amasengesho y'abera. Uwapfuye yihanye yagiye muri paradizo, ariko wagiye kuzimu ntabwo yababarirwa kubera amasengesho y'abari hejuru. Urakoze pastor. None se pastor, hajya papa uriho yaratowe? Ntabwo yagombaga gutorwa, kuko ari we mu Amerika ubaye papa ubwa mbere, akaba yimitswe na Trump mbese kugira ngo ibyahishuye 16 bisohore. Umurongo wa 12 aravuga ngo mbona mu kanwa ka cakiroka no mu kanwa ka nyamaswa imyuka 3 mibi iyobya kandi isa n'ibikeri. Iyo myuka niyo myuka y'abadayimoni ihuririza abantu kujya mu ntambara yo munsi ukomeye w'Imana. Dore ndaza nk'umujura,
hahirwa urinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni ry'ubwambure bwe. Nuko ibateraniriza ahantu hitwa mu Ruheburayo ngo Harimagedone. Ntabwo rero yazaga gutorwa kandi bagiye gusohoza ikimenyetso cya Trinite Satanike, kugira ngo iyo Trinite Satanike ya nyamaswa wa muhanuzi w'ibinyoma cya kiyoka gitanga imbaraga babe mu bwumvikane bwuzuye. Ni ukuvuga ngo nk'uko mu ndahiro Trump yavuze ko azazana impinduka zidasanzwe uyu mwaka wa 2025, n'uyu papa nawe yavuze ngo hazaba impinduka zidasanzwe muri 2025 na gatandatu, kubera wa mwuka mubi uvuye mu kanwa ka ca kiyoka uzinjira muri ya nyamaswa. Ubundi nyamaswa ni ubutegetsi bw'isi n'imbaraga zabwo, noneho bwumvikana na wa muhanuzi w'ibinyoma. Ubundi nta mwanzuro wafatwa ku isi papa atawuzi cyangwa umuyobozi w'igihugu cy'igihangange atabizi. Hagomba kuba ubufatanye rero bw'iyo nyamaswa ariyo Antikristo, hagomba kuba ubufatanye bwa muhanuzi w'ibinyoma ari uhagarariye itorero rikomeye ku isi uyu munsi wa none. Noneho ntiyagomba gutorwa, ahubwo Amerika yabikoze mu buryo bwo kwimika, isa naho ikoze ikintu cyitwa nominasiyo. Abandi bose ubundi iyo bavuga ngo ba Kayisari kuva kuri Augusto bakagombye kuba ari Abaroma, yaba Augusto, yaba Julie, yaba Auguste, yaba Tiberio, yaba Caligula, yaba Claude, yaba Nero, yaba Galba, yaba Otto Vitellius, yaba Vespasien, yaba Titus, yaba Domitian, yaba Nerva, yaba Trajan, kuzamuka ukagera kuri Antoine Lepie, ukagera kuri Adriani, ukagera kuri Marco Aurele, ukagera kuri Septimius. Abo bakayisari bose itegeko bagomba kuba Abaroma. Noneho rero ya nyamaswa imaze gukomereka uruguma rwica, ariko ijambo ry'Imana byahishe 13 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa gatatu. Ku murongo waho wa gatatu bango iyo nyamaswa nabonye yasaga nikomeretse uruguma rwica, ariko mbona urwo ruguma rwayishe rubashe gukira. Imbaraga zose za Kayisari hamaze kuba impinduka kugwa k'ubutegetsi bw'i Roma iburengerazuba, hahagurutse burasirazuba mu izina rya Constantinople. Ariko noneho Justinian ariwe wari umwami wa Constantinople wari ugiye guhaguruka aje kuba Kayisari b'i Roma, ariko aturutse burasirazuba ananirwa ayibura ubushobozi, afata ubushobozi bwa kabo bwa Kayisari buhereza witwa papa mu gihe cya Vigile muri 538. Noneho bwa budahangarwa bwabaga muri mu izina rya Kayisari bwinjira muri papote, hahinduka ubudahangarwa noneho bw'umukuru w'itorero ry'i Roma. Icyo gihe noneho rero ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo nyamaswa nabonye yasaga nikomeretse uruguma rwica. Ni ukuvuga ngo kugwa kwa Kayisari n'ubutegetsi bw'iburengerazuba, ariko noneho imbaraga zose zinjiye mu butegetsi bwa papa i Roma yambaye ubudahangarwa, aribyo byaje kuvamo Vicarius Filii Dei. Bavuga ko ya nyamaswa rwa ruguma rwakize. Uruguma rwongeye gukira igihe cyo kwimikwa kwa Vatikani. Ubwo ni ukuvuga ngo uruguma rurakira, imbaraga zari muri Kayisari zinjira muri papote. Nuvuga ngo iyo nyamaswa noneho rero iyo ikoranye n'umuhanuzi w'ibinyoma ari wo mukuru w'itorero, noneho birakomera kuko bihawe imbaraga na wa mwuka wa cakiyoka. Ubundi iyo haba papa w'umutaliyana ntibyazagushoboka, kuko hari amahame amwe atagombaga kumvikanaho na Trump. Ariko noneho kuko ari bamwe bakaba barabikoze, noneho babizi kuri gahunda yateguwe, hazaba impinduka zikomeye, kandi izo mpinduka zizahira bamwe zizababaza abandi. Niko ijambo ry'Imana ryanditswe muri Ezekiel igice cyawo ca 7 umurongo wa 26, aho havuga ngo inkuru mbi izasimburwa n'inguru, bari kwishano rizasimburwa n'irindi shano. Nuko buri wese agira ishano yungukamo. Nuvuga ngo iyo habaye impinduka abantu benshi barababara, abandi bakunguka nyine.
hakaba kwishima no kubabara, niko bimera. Ariko izi mpinduka zizaba muri 2025 2026 zizaba ari impinduka zitandukanye n'izindi mpinduka zabaye ku isi nk'uko babyivugiye ubwabo. Izo mpinduka zizatandukana n'ibiri kuko zizahungabanya kandi zikanyiganyiza isi, kuko zizaba zivuye kuri ya nyamaswa ifite inkomoko y'ubudahangarwa na wa muhanuzi w'ibinyoma na ca kiyoka kirahari kiri kuanima, kiri gukongeza umwuka mubi kugira ngo ya ntambara noneho ibone gushozwa. Kandi ku cyago ca gatandatu muri bya byago 7 nyine niho wa mwuka ugaragariye. Ubwo biri kuza gushushanya ko biri gusimbira intambara ikomeye, umunsi ukomeye w'Imana hano ku isi ariyo bise Armageddon. Ariko ntibiragaragara neza kuko tutafite imigambi yabo mu biganza, ariko nico biri gusimbura, biri gushakisha. None se hagati yo gupfa no kuzuka umuntu aratekereza? Umuntu ntabwo atekereza. Hagati yo gupfa no kuzuka ntabwo umuntu atekereza. Dukurikije ibyanditswe byera bivuga ko abakiriho bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntaco bazi. Bigaragara ko abo nyine ntaco batekereza. Kandi kubera ko Bibiliya yemera kwikuzimu nta migambi, nta gutekereza, nta kumenya icyo ari cyo cyose, ni ukuvuga ngo ntibatekereza. Abafite amahirwe nyine muri icyo kinyuma ca purigatori bavuga ko ayo masengesho y'abera abageraho kubera batekereza. Nta nizo mpamvu igihe cyo gushingura babasezera ahubwo kugenda amahoro, basa n'abari gusezeraho abakiriho. Ubundi umuntu wapfuye ntibamusezeraho bagenda amahoro ya imirimo yakoze niyo imuherekeza ikamugeza aho ngaho agiye, haba paradizo haba ikuzimu. Kw'ijambo ry'Imana ryanditswe mu Bakorinto wa mbere igice cya 5:10 haravuga ngo kuko twese tuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza kugira ngo buri wese ahabwe ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza cyangwa byaba bibi. Bisobanura ngo imirimo myiza iguherekeje uja muri paradizo, imirimo mibi iyo iguherekeje uja kuzimu. Gehinomu ntiraboneka, ariko uja kuzimu kugira ngo uzazukirwe gucirwaho iteka. Naho rero imirimo iguherekeza nitanga icerekezo. Ntabwo abantu baguherekeje aribo batanga icerekezo, kuko n'uwariwe n'intare azaja mu ijuru niba yari yizeye. Uwariwe n'intare niba ari umunyabyaha n'ubundi ari hahandi ikuzimu. Ni ukuvuga ngo nta bitekerezo bihari, ariko abizera purigatori bavuga ko bihari. Nizo mpamvu usanga bahuriye bari guherekeza umurambo bakawubwira amagambo, banasubirayo bakavuga ngo uraba amahoro, uragira amahoro, bakabahesha nk'umugisha kandi batakiriho. Ariko umuntu utagihumeka ntiyakira umugisha, umuntu utagihumeka ntiyakira umuvumo, umuntu utagihumeka ntiyumva. Oya, ntabwo yumva, oya nta na rimwe. Abo bantu rero baje ku murongo bari gusezera ku murambo bakawubwira amagambo, baba bari gupfusha igihe ubusa. Ni ukwiyanduza, ni ukugaragaza ndetse ko bafatanije kuzimu na wa muntu ugiye kuje kuzimu. Ni ukwiyanduriza ubwenge. Kandi abantu benshi bibwira ko gushima uwapfuye bifite akamaro, ariko icyo atakoze agihumeka ntabwo Imana yakongera kukimuhembera. Kw'ijambo ry'Imana rivuga ngo twese tuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo buri wese ahabwe ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza cyangwa byaba bibi. Ntabwo guherekeza umuntu abantu ari benshi bamuhesha umugisha, ntabwo no guherekeza umuntu abantu ari bake bamuha umugisha, ahubwo imirimo yakoze kuko ariyo yonyine imuherekeza. Mu Byahishuwe 14:13 bavuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru riti andika uvuga uti hahirwa abapfa bapfira mu mwami. None umwuka aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye. Bisobanura ngo iyo mirimo niyo izamuhamya, ariko ntabwo atekereza. Oya, ngo ube wamwigisha mu kubwiriza ubutumwa,
hari ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu amaze kuzuka mu buryo bw'umwuka ngo niwe agiye kubwiririsha abantu bari mu nzu y'imbohe, ntabwo yababwirije ubutumwa bwiza bwihanisha, ahubwo kwari gukomeza ikintu cyitwa guciraho iteka. C'était pour annoncer la condamnation, bivuga ngo abo iyo myuka y'ikuzimu yari mu nzu y'imbohe ntabwo Yesu yagiye kuyibwiriza ngo yongere ikizwe, ahubwo kwari ukuvuga ngo mwarapfuye muragafite iteka ryose, kwari gukomeza renforcer la condamnation. Ntabwo umuntu rero wageze ikuzimu wapfuye yongera kwihana, nta n'ibyiza yongera kubona, ibyo atabonye akiri imusozi ntabyo. Ntabwo rero umuntu atekereza oya. Niba umuntu adatekereza ni kuki Yesu yahamagaye Lazaro akamwumva. Muri Yohana 5:28 haravuga ngo igihe kirageze, igihe kizaza aho n'abari mu bituro bazumva ibi rya Yesu. Muri Yohana 10:25-26 haravuga ngo Yesu aravuga ati ninje kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Igituma Yesu ahamagara abari mu bituro bakitaba nuko ari we kuzuka kuri muri we. Nuvuga ngo nta wundi wahamagara umuntu uri mu gituro ngo yumve, kuko Yesu we kuzuka kuri muri we, kandi bikaba biri mu masezerano ko azahamagara abari mu bituro bakumva, kubera uko kuzuka kuri muri we niwe uzabaho uko kuzuka. Nizo mpamvu ijwi ryavugiye mu ijuru mu byahishuwe igice cya 11 umurongo waho wa 7 kugeza ku murongo wa 12, aho bavuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru ngo muzamuke muze hano, hari umwuka w'ubugingo wavuye mu ijuru yinjira mu mirambo yari maze kwicwa na Antikristo y'abeme abishwe bazura ubutumwa bwiza bwatanzwe n'abahamya babiri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka w'ubugingo wavuye mu ijuru abinjiramo, noneho ijwi rivugira mu ijuru ngo nimuzamuke muze hano. Nuko Yesu ari we kuzuka n'ubugingo, iyo ahamagaye amushiramo ako kanya uko kuzuka ukitaba, akabushiramo ubwo buzima ako kanya ukitaba. Nizo mpamvu bavuga ngo imbere y'Imana, imbere ya Yesu Kristo ibintu byose bigira amatwi. Nuko ahamagara n'uri kuzima kitaba, yabwira n'igiti kigakoma mu mashi. Ese pasti, ese abantu bose bazapfa? Mu Bakorinto wa mbere igice cyaho ca 15:22 haravuga ngo abantu bose bagenewe gupfa, ariko ku murongo wa 51 haravuga ngo ntabwo tuzasinzira twese. Kugira ngo byuzuze ubutumwa bwiza bwanditswe mu Batesaloniki igice ca ya mbere 4 umurongo wa 15-18 havuga ngo natwe abazaba bakiriho kugeza ku kugaruka k'umwami Yesu ntabwo tuzabanziriza na hato abazaba barasinziriye mu mwami. Havuga ngo abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, ariko twese tuzahindurwa. Byanditswe ngo ntabwo tuzasinzira twese, ariko twese tuzahindurwa. Ruvuga ngo Yesu Kristo ubwe azaza agarutse mu bwiza bwe, abantu bazaba bakiriho. Abazaba bakiriho bizeye bazahindurwa, ahubwo bajananwe nawe kugira ngo bime ingoma y'iteka badasinziye. Ntabwo twese tuzapfa rero, ibyanditswe byarabivuga ko hari abazapfa Yesu ataraza, ariko abo Yesu azaza bakiriho. Hazasigara abatizeye nibo bazapfa, ariko abizeye bo bazahindurwa, bajananwe nawe kugira ngo bimane nawe ingoma y'iteka. Hajya hari ubwoko bungahe bw'urupfu? Hari ubwoko butatu bw'urupfu. Ubwoko bwa mbere bw'urupfu ni ukuva mu mubiri. Noneho rero haba ikimenyetso kigumana n'abizera, ukaba bagusengera ukazuka ugasubira muri wa mubiri nka Lazaro. Urupfu rwa Lazaro par exemple ni rwa mbere. Yarapfuye ava mu mubiri, ariko azutse awusubiramo, ariko ntabwo yambaye umubiri w'ubwiza. Urwo ni urupfu rwa mbere rudukura mu mubiri rutatandukanya n'Imana. Urupfu rwa kabiri noneho rero ni urupfu bita urupfu rwo mu mwuka. Abantu baracariho. Wandikire marayika w'itoro ry'Isarudi ibyahishuwe 3 umurongo wa mbere. Haravuga ngo wandikire marayika w'itoro ry'Isarudi uti ufite inyenyeri 7 z'Imana n'imyuka 7 y'Imana, aravuga amagambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukabura intumbi.
ryari rifite nyobozi yose, pastorale yose, ivugabutumwa ryose, abahanuzi bose, abadiyakoni bose, ariko Imana iritegereza iravuga ngo ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Uko ni ugupfa kwa kabiri, gupfa mu buryo bw'umwuka ariko uhagaze, bavuga ngo yapfuye ahagaze, bita urupfu rwa kabiri. Urupfu rwa gatatu rero ni urupfu rwanditse mu Byahishuwe igice cyaho cya 20:6, havuga ngo ufite uruhare ku muzuko wa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Bisobanura ngo urupfu rwa kabiri ni urupfu rw'iteka. Ba bandi bapfuye ari abanyabyaha bazazukira gucirwaho iteka. Nizo mpamvu ku muzuko wa kabiri w'igihe cyo kwamamara kw'intambara ya Goge na Magoge, abanyabyaha bamaze kuzuka bose na Satani bazaba bahagurukiye gucirwaho iteka no kujugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, izaba isanzwe irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, aho bazababazwa iteka ryose. Abo bantu rero bapfuye batihanye bagiye kuzazukira kurimbuka n'urupfu rw'iteka. Narizo mpamvu Danieli yabikomeje aravuga ngo bamwe bazazukira ubugingo buhoraho, abandi bazazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Abo bazazuka ku muzuko wa kabiri bapfuye batizeye bazaba bagiye gucirwaho iteka burundu. Ubwo ni urupfu rwa kabiri bita urupfu rw'iteka. Ubwo impfu n'eshatu: hari urupfu rw'umubiri ukongera ukawugarukana bagusengeye cyangwa ukagumya muri paradizo utegereje kuzuka. Hakaba bapfuye mu mwuka bahagaze, nk'uko Ezekiel nawe ubonye iby'amagufa yumye aravuga ati mbona amagufa yumye, ukuboko k'Uwiteka kwangezeho aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuye amagufa yumye kandi yari yarumye koko cyane. Arambaza ati mwana w'umuntu, aya magufa yabasha kongera gusubira kubaho? Ndamubwira ngo Uwiteka ni wowe ubizi. Aravuga ati hanura. Ariko ku murongo wa 14 ngo ayo magufa yumye yavugwaga n'Abisirayeli bari baratandukanye n'Imana mu buryo bw'umwuka, ariko bahagaze barabya basenga. Ariko kuko bari barahindukiriye ibigirwamana bari mu bunyage bw'i Babuloni, bahinduka amagufa yo kuko bari baratandukanye n'Imana. Umuntu watandukanye n'Imana nawe ahinduka amagufa, ahinduka umupfu, ahinduka intumbi. Ubwo ni rwo rundi rupfu. Ubwo ni impfu eshatu zigaragara kandi zihari ziboneka mu byanditswe byera. Murakoze Pastor, iyi nama wagira abantu badukurikiye? Abantu badukurikiye nabagira inama kugira ngo bave ku giti baje ku muntu, bamenye ko paradizo itabaho, bamenye ko purigatoire itabaho. Paradizo ibaho ariko purigatoire ntibaho, kuko paradizo irimo ibyiringiro by'abera, ariko purigatoire ni igihibano c'abantu. Muve kuri purigatoire rero muje ku muntu, muve ku giti muje ku muntu. Abizera purigatoire ko bazongera kubabarirwa bamaze gupfa ntibishoboka. Ibyo byiringiro bituma abantu bari hejuru birara. Ubundi abantu bapfuye ari abanyabyaha bandikiye kuje kuzimu, ariko ntabwo baba bagera muri Gihonome. Abantu bapfuye ari abakiranutse baruhukira muri paradizo, ariko igihe cyo kuja mu ijuru kw'imwingo bayiteka kugira ngo baruhukire mu isi nsha naco ndikiragera. Ubwo rero nuvuga ngo hari ibyo bice bibiri, ariko ica purigatori nico kimwe. Martin Luther avuze ngo ni inshuti ya kuzimu. Abari muri purigatori ntabwo imyuka yabo itaha mu ijuru, kuko ari inshuti ya kuzimu, niko yavuze kuri iryo hame rya 16. Murakoze Pastor, reka tugushimire twubire ngo Imana igumugisha. Uzagerageza Pastor ko kudusobanurira aya mahame yose 95. Imana igumugisha. Reka dushime n'abari kukeneye ibiganiro byo tukubwira ngo Imana igumugisha, tugusaba ngo ikiganiro ubwigeze ku nshuti yawe yadufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Ikiganiro aho gutaha. Shalom shalom. Shalom shalom. Pastor, dusoza wasoza unasenga Imana, unatanga nimero uburyo abantu bashobora kubona. Nimero ya chano ni ya gusenga everyday 07866966 kabiri 0 07866966 kabiri 0 kuri chano ya gusenga everyday. Tuzasobanurira aya mahame uko ari 95 yaragize inkingi zishigikiye amavugurura
yabaye mu kinyejana ca 16. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane. Bye bye. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.